bose bazi ko inama y'ubukwe ari uyu munsi ko nanjye ngiye kubahamagara mpereye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu. Ntibaha amasaha agereye, ntibazi ko inama irimo iza kubera kuri bare bita umukindo, kandi babona iza kuba batanga. Magana Nadino numva hageze da. Aro Dino, ugeze ko inama y'ubukwe igiye kuba ntukererwa koko? Ngufashe moto. Aswite bangukuze mu nama y'ubukwe kuko irabera hano ku mukindo, bare ku mukindo ni wiri. Iyi bare iri ahantu biti ikarembure neza. Nugera kuri kaburimbo Inyanza uramanuka gato umuhanda w'ibitaka neza, hepfo gato hano bita bare ku mukindo. Sawa, nimba wafashe moto nyine ubwo ni nk'iminota nk'itatu urabugeze hano ikarembure kuri bare bita umukindo. Sawa sawa, sawa. Umuntu w'umugabo biswi ijana byonyine. Ariko ibyo ngibyo birakureba. Urabura gushimishwa nuko ngiye kuguha amafaranga n'abacuruzi b'ikigihe mwabaye muti. Urumva uko nambwiye. Muri aka kanya mfite uburenganzira bwo gukora icyo kintu umunsi Merci.
okay nangaye ibintu byanyu ibihumbi 30. ibihumbi 30 byose none biswi nangaye 600 okay wakitwara biswi ari kibazo ariko se sheri ufite inoti imwe y'igihumbi wareka tugateka amamesa kuruhutse bicaye ko se ni ngombwa ko nsakuriza ngo nguma ikintu cy'igihumbi koko ega ndi umugabo injiji gusira imirambaza ngo amafaranga angahe igihumbi ko nsebeje imbere y'abantu Ikije babaye gutuko. Niba tugisa 8 ntibera saa zigeze. Nta gahunda bagira. Hatugisa 8 niba ni saa zigeze. Mana y'u Rwanda. Sani zuno munsi se. Oya, iyi nta nama irimo kabisa. uburenganzira bwo wibanza wicare ubundi tubine tubivugane ariko nizere ko buri wese agenda yishyura icyo yanyweye ari wanyweye fanta arishyurira ari wanyweye amusa arishyurira ari n'uwanyweye henikeni arishyurira siko nawe arishyurira nijya batumije ariko mwari kuba yuko nabanje kugera ahangaha niba nagize akabazo nkakerererwa izindi mpamvu nabanje akuse boss reka mubavuga hano uko twe twasohotse twatumiye mu nama Yesu wateguye inama nta nubwo yateguye bije y'ibiri bukontswe mwemo ako muzane nakandi mbambere ngiye mu bukwe ngatanta na fanta mbonye yaba nayo wabonye yo Knowless sha inzara yanyishe numbye mu mihogo reka wantu ugomba kuzishyura umaze kunywa 3 twose ngomba kutwishyura wowe Buri uyu muntu utabasha no kugurira umuntu fanta ubundi buri urugo azarushobora mugabo ni igisambu umenya nta muntu azajya yakira mu rugo rwe ukazaga kumara nta na gahunda agira nta nubwo twanariye inzara agenda ntamereye nabi ahora nikisha inama itarimo n'umusuru murakoze urya ntawe uvuga ijambo yicaye niyo mpamvu mpagurutse mwakoze kwitabira inama y'ubukwe bwanjye ariko hari umuntu utaragera ahangaha ariko ashobora kuhagera mu kanya isaha n'isaha ariko igihe atarahagera n'ubundi inama yaba igikomeza ufite ikibazo kibyekeye ubukwe bwanjye yagerageza kukimbaza nkakimusubiza kandi murakoze none se narafure washigiye gushaka ubundi ubwoko mufite nk'amafaranga angahe urabona twumiye ahangaha agafanta nafashe uje uvuga ko ndi bukishyure kandi ngo naje mu nama y'ubukwe ko mbona mu nama nacyo twanyweye ubundi mu bukwe ubundi bihagaze gute ibyo kwiga birahari cyangwa urakoze kumbaza icyo kibazo nibura inama y'ubukwe nta muntu ushobora kurema ubukwe ari wenyine niyo mpamvu nanjye nabiyambaje ngo mungwe mu bitugu twige ukuntu ubukwe buzagenda kuko ubukwe iyo ugiye gukora ubukwe ubanza gukora inama y'ubukwe ufite agakesi
akakantwerera, ufite amafaranga akayantwerera, ibiki n'ibiki, kuko ubukwe ntabwo bugirwa n'umuntu umwe. Nimba nanjye mugiye kuntegurira inama y'ubukwe, nanjye uzarongora muri mwebwe, nanjye mwankore nanjye nzabibakorera. Ariko si ngombwa ngo igihe ntaragera ahangaha umufate ibyo kunywa ngo munywe, mwari kurinda nkabanza nkagera ahangaha. Murakoze. Nkanjye nk'umuyobozi w'inama muranzi ko nayoboye inama nyinshi z'ubukwe, ariko aka kanya tukaba twaje gushyigikira umuvandimwe wacu ari we Nzovu. Murabona ko yagize igitekerezo cyiza cyo kurongora sha. Niyo mpamvu twagira ngo uri umugabo nubwo usa nka so. Urakoze. Nubwo mumubona gutya ariko yifuje kutugezaho igitekerezo ngo tube twamufasha, buri wese uko afite agende yitanga. Ahubwo ikibazo twamubaza, ese umukobwa yaramubonye? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Umukobwa naramubonye, afite nazyaza ngo nimutume inka nzamukoshe. Wege ikibazo umukobwa naramubonye rwose arahari. None se nk'ikibazo twakubaza, ese iwabo w'umukobwa baguciye amafaranga angahe? Iwabo w'umukobwa avukiye mu Mutara, banciye miliyoni yose. Miliyoni kandi mfite amafaranga 15,000. Mutuze. Ako nanjye birancekeje. Ni gute umuntu nkawe sibyo duteranira ahangaha ukatubwira ngo ufite umuntu uzakwa miliyoni ufite 15,000? Ibyo bintu bibaho koko? Ahubwo tubwira tukakurongorera. Ariko se ko nawe nakuzanye mu nama kugira ngo mvuganire, nimba afite 15,000 kandi nkaba ndimo no kuyaryamo, nibura abanga se ntabwo dukeneye kubavanamo amafaranga kugira ngo nibura ndebe ko nabona iyo miliyoni. Nta kigenda cyawe. Nkuko mwumvishe no muvandimwe wacu, urumva ko ari igikuri mu mufuka. Nta kintu afite. Ahubwo twese tugiye kwitanga, hanyuma turahera kuri uriya muvandimwe Claude uzatangaye. Murakoze. Narakubititse kabisa mu mufuka ndi vide, nsigaye notse imiteja muri iyi minsi. Ariko nk'umuvandimwe wacu nka Garafrere, ubwo mfiteyo inkwavu zenda kubyara, urumva nzamutwerera zabyara, kuko undi vide kabisa. Murakoze. Hanyuma wowe Vanessa. Okay, murakoze cyane. Njyewe mba ndi n'umukire ubu mundeba gutya. Mfite sumbiri nyinshi. Nzamutwera sumbiri 10 zose. Urumva ko ni boss n'umuntu ukomeye abayo. Hanyuma wowe. Murakoze. Ako nanjye ndumva ase ubundi kumwe ahise mutubaza ayo dutanga, ubundi kuri bije yafite yateguye niba baramusabye umwana wa miliyoni 1, nayo ngafite yonyine. Niyo mfite yonyine kandi nawe ndimo no kuyaryamo. Cyakora nkanjye nyine umuvandimwe wanjye ndumva nzakubona nka miliyoni. Bakumbera amashyi kuri murakoze. Ntabwo umuvandimwe yategura igikorwa nk'iki ngo tubure kabisa umufasha tumuhereza. Nanjye ndumva ibyo kurya n'ibyo kunywa bizaza ku mufuka wanjye nta kibazo, kandi mukomeze gukora kugira ngo komeze ubukwe butere imbere bugende neza. Murakoze cyane kuma ijambo. Nzovu nanjye bitewe n'ukuntu twabanye, urabizi umudekorasiyo, amahema n'ayanjye, intebe, amasahane, byose dekorasiyo ni yanjye. Mfite n'imodoka 3 nzaziguha. Ariko nasa nawe yagiraga umutima nk'uwawe. Sawa. Okay, urabizi Nzovu ntabwo twabanye nabi, sibyo? Rero buranda umuntu umugabo ntabwo meze nk'uducucu twaje dutanga inkwavu n'amakoko. Urumva ngiye nkwemereye ikesi 30 za byeri, nkwemereye n'inka 30. Mwamumpera amashyi kuri kw'Imana. Usa nka so.
Murakoze mwese ku bitekerezo mutanze n'abagiye bitanga, mwese turabashimiye nk'umuryango. Ariko mbere yuko dusoza hari umuntu twari dutegereje ari we pare, kandi bavuganye yuko ngagiye kuza, ahubwo nagenda muduhamagarire aze adusoreje inama. Murakoze. Umabure ari he koko? Ayo ko inama y'ubukwe ari uyu munsi. Ako si umabure niwe utumye tudakora. Kandi njye nabimwibukije. Reka nze muhamagara ariko njye arambona. Alo? Mabure mbwira ko kuba ugeze he koko? Cyangwa wibagiye ko inama y'ubukwe atari uyu munsi se? Ntabwo wibuka ahantu igomba kubera ahantu bita kuri bare bita ku mukindo koko hano i Karembure. Ngo ugeze Nyabugogo? Nyabugogo. Use kuva Nyabugogo kugera hano i Karembure harimo iminota ingego. Ngo banguka koko. Kuko inama ntabwo ishobora gutangira utahageze. Niwe pare wanjye. Nyuma y'iminota 3 urabuhageze. Sanga aho banguka. Ngo arashageze Nyabugogo. Se kuko iminota 3 koko ntishize ubuse kuko acyari hehe. Nze nongire muhamagare. Urabyumvise umugabo warampamagaye. Nitwagera hanze ubwo ngubwo urahita wikomereza nanjye ninjire njye mu nama. Acyari hehe? Ariko mabure ko mabure we Yesu mabure ndakwita no kwikima. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Umukobwa naramubonye. Afite naziyaza ngo ni mutume inka ni nzamukoshe. Wege ikibazo umukobwa naramubonye rwose arahari. Ahubwo si ikibazo dufite, ese umukobwa yaguciye angahe? Umukobwa yanciye 15,000.